Yesu nashimwe. Kadusome ijambo ry'Imana usanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7. Rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 dusome umurongo wa 7. Aravuze ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Turashimira Imana yatuzigamye katwongerera iminsi yo kurama n'uyu munsi nawo ikaba yahuduhaye kugira ngo duhurire mu nzu y'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Turabaha intashyo kandi zo hirya no hino aho Imana yatubashishije kugera tubwiriza ubutumwa bwiza. Imana ikadufasha bene data baduhaye intashyo rero nimuzakire. Turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusomye ni ijambo rifite amagambo atari menshi ku buryo umuntu yananirwa kurifata mu mutwe. Riravuze ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Imana ihabwe icyubahiro. Kuganduka rero ni iki? Kuganduka kenshi ni inshingano bakunda guha abagore, bakababwira ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Rero uyu mwanya ntabwo turi buvuge kuganduka nyine abagore bagandukira abagabo, ahubwo noneho turavuga kuganduka umuntu akwiriye kugandukira Imana. Kuganduka rero iyo usomye mu zindi Bibiliya zikabivuga mu kindi Kinyarwanda, muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo ni ukuyoboka. Iyo bavuze rero kuyoboka, ntabwo iyo ugiye kuyoboka umuntu biba bigusaba kubanza ukamenya uko abayeho, ukamenya uko abaho, ukamenya umwifato we. Hanyuma iyo ushimye wa mwifato we rero usiga uwawe ugakurikiza uwo wa muntu. Bivuze rero no kugandukira Imana ni ukumenya uko iriho, uko yifata, ibyo ikunda, ibyo yanga, noneho bikagutera gusiga ibyawe wabagamo, hanyuma wamara kubisiga ukemerera Imana ukanyura mu nzira inyuramo nayo. Mu yindi Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana iravuga ngo mwemere kugengwa n'Imana. Iyo umaze kwemera cyangwa se kuyiyoboka, kureba uko imeze, ureba n'amabwiriza n'amategeko igenderaho cyangwa se iyoboza, warangiza ukayayoboka nayo, ukemera kugengwa nayo. Ibyo nibyo bise rero kugandukira Imana. Umuntu wese uri muri iri teraniro rero arasabwa kwemera kuyoboka Imana. Niba waramaze kuyibona ukabona uko ibayeho ari byiza, ukwiriye kuyiyoboka ukabaho nkayo. Muri irimbya ya 388 iravuze ngo ujye utunganira Imana ubane nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Hanyuma abantu bose bazamenya ko ubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Imana ishimwe. Imana rero ishaka ko tuyiyoboka kandi igashaka ko tuyigandukira, ndetse tukemera kugengwa nayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi rero kuyoboka Imana no kugengwa n'Imana, iyo umuntu atangiye gufata gahunda no kubikora ntago bimworohera, ahubwo ahita atangira urugamba rwo kurwana na Satani. Kubera iki agomba kurwana na Satani? Ni ukubera ko mbere yuko ayoboka Imana yari yarayobotse Satani, niwe yari yaragandukiye, niwe yakoreraga. Hanyuma rero nta mwami wabona abagaragu bamushika ngo narangiza abemerere bagende, ahubwo Satani ahagurutswa no kudutangira no gutangira uyu muntu wese wafashe icyemezo cyiza cyo kugandukira Imana. Hanyuma rero abikoresha ibintu bibiri. Icya mbere ni ibiganiro. Iyo uhagurutse uvuga ko ugiye kugandukira Imana, Satani nawe arahaguruka akaza kukuganiriza, akaza kukurezona kugira ngo ugaruke. Hari abantu rero bataragera ku rwego rwo kurwana na Satani, kubera yuko igihe Satani yaje kubaganiriza abarezona babwira ati nimugaruke, baramwumviye. Ko hari abo yabwiye ati nta muntu ubaho atabeshya, babyemeza imitima yabo, barangije baranabigambirira, ubuzima bwabo mu kinyoma. Ntabwo rero Satani yakwirirwa kurwanya ko ntacyo mupfa uri inshuti ye, kuko icyo yashakaga ko ari uko uzaba hanze. Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi n'abicanyi, ndetse n'umuntu wese ukunda kubeshya
akabikora. Kuba rero uri mu rusengero ariko uzaba hanze ntago bishishikaje Satani kukurwanya, kuko yashakaga ko ari uko uzaba hanze. None rero hanze uzahaba, ibyangombwa byo kuhaba urabyujuje, ubwo nta kibazo mufitanye. N'ibindi nk'ibyo ngibyo, hari abangana, hari abibona, hari abasinda, bakora ibyaha bimwe na bimwe abantu badashobora kumenya wenda ngo banabaheze mu itorero. Ibyo rero nubwo ubikora akaba ntawaguheje, ariko urwego rwawe ntago ari rwo kurwana na Satani. Abantu barwana na Satani ni abantu bananiranywe mu biganiro, bakaganira, bamara kuganira bajya bamubwira ati ugomba kubaho ubeshya, ukamubwira uti Satani ntago nzabaho mbeshya, kuko nzi neza ko kubeshya ari icyaha Imana yanga. Hanyuma kongera akakubwira toya, umuntu wakugire nabi ugomba kumwanga. Kamusubiza uti Bibiliya iravuga ngo ntimukiture umuntu inabi yakugiriye n'igitutsi cyose yagututse, ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa. Kubera rero wanze kumwumvira, ubwo byanga bikunda arashaka noneho kuzakugarura ku mbaraga. Mugomba kubirwanira kugeza igihe ubyemera, cyangwa se ukamutsinda agahunga. Imana itugire neza. Vuze rero ngo ni ukugandukira Imana, ukarwanya Satani. Kugira ngo byumvikane neza, ndifashisha igitabo cy'umugenzi. Mwanditsi wanditse igitabo cy'umugenzi yavuze urugendo rwa Mukristo ko yavuye irimbukiro ajya i Siyoni. Mu rugendo rwe rero yanyuze mu birushya byinshi, ariko reka tuvuge arenze umusozi w'ibiruhanya, ageze ku nyumba nziza. Yahahuriye n'abanyirarukundo, bamwigengesero, bamwubahamana n'abandi, baramwakira, amarana nawe iminsi runaka. Amaze kumarana nawe iminsi, hanyuma aza kubabwira ati rero nimureke ngende. Igihe cyo kubana nabo cyari kiryoshye, ko cyari igihe cyo guhana nabo ubuhamya, bavuga uko Imana yamukijije, bavuga iby'uko n'ibyo yahuye nabyo mu nzira. Ariko abona si cyo gihe cyo kuguma aho ngaho, kuko abakristo benshi bajya bava mu nzira nyinshi bakaza kugera ahantu hamwe Imana ibahaye akanya gato ko kuruhuka, bakibwira ko urugendo rurangiye. Ntago ruba rurangiye, bagahera mu mashimwe bikazanarangira baheza aho ngaho badakomeje urugendo. Ariko Mukristo yarababwiye ati nimureke nkomeze. Baramubwira bati noneho rero sibira tubanze tukwereke byo kukugirira umumaro. Ibyo bamweretse byo kumugirira umumaro babisanze mu nzu y'intwaro. Ngo baragiye bamwereka umuhumetso Dawidi yanesheje Goliyati. Uyu muhumetso bawumwereka ntago bawumweretse gutya gusa ngo dore umuhumetso Dawidi yanesheje Goliyati, ahubwo bamubwiye iminsi 40 y'agasuzuguro ka Goliyati. Abisiraheli baba mu myobo kugeza aho yaje kurenga urubibi, akavuga ngo ndabasuzuguye, suzuguye n'Imana yanyu. Gihe yavuga ko asuzuguye Imana rero yari yagize ibyago. Dawidi yari yaje gusura abakuru be nkuko se yari yamwohereje. Hanyuma hageze avuze ko asuzuguye Imana, Dawidi yumva nta mibereho iriho abantu basuzugura Imana, yemera kurwana. Nubwo wamurebaga yabonaga nta mbaraga afite, ariko yemera kurwana kugira ngo badakomeza gusuzugura Imana. Imana ishimwe cyane. Arangije rero amurwanya, aramunesha. Nayo mateka bamuhaye. Icya kabiri bamweretse amakondera n'ibibindi n'imuri. Gideyoni yanesheje Abamidiyani. Ntago bamubwiye ngo dore ngo amakondera n'ibibindi n'imuri Gideyoni yanesheje Abamidiyani, ahubwo bamubwiye urugendo rw'imyaka 7 Abisiraheli bamaze mu buretwa bw'Abamidiyani. Hanyuma Imana igahamagara Gideyoni mwene Yowasi w'Umwabiyezeri, imusanze munsi y'igiti cy'umwera kwa Yowasi, iramuhamagara, imuhamagarira kugira ngo arwanye Abamidiyani n'abatsinda, avana Abisiraheli mu buretwa bwabo. Nuko byagenze rero. Hanyuma baza no kumwereka urwasaya rw'indogobe Samusoni yicishije Abafilisitiya. Urwo rwasaya rw'indogobe muribuka ko Samusoni yari yafashe ingunzu akazizirikanya imirizo akazohereza mu ngano z'Abafilisitiya, bakaza bakamufata. Abisiraheli bakamuboha. Bamara kumuboha, Abafilisitiya bavuze urwamo, Samusoni akuzura umwuka wera, ngo imigozi yari imuboshye ngo imera nk'imigoyi gushiririye. Hanyuma bakanura urwasaya rw'indogobe arabica. Hanyuma rero barangije icyo bamukoreye mu kumusezerera, impamba bamuhaye, bamwambitse ibyuma imbere, barangije bamuha inkota, hanyuma bamuha n'ingabo. Nyuma yaho bamuha impamba, baramuherekeza. Bamaze kumuherekeza bamugejeje ahagamanuka hajya muri mucisha bugufi, baramubwira bati mwene data
ku Mana. Nagira ngo mbabwire ko nta muntu ushishikajwe n'intambara zawe, ize ntizimworoheye ahubwo ku Mana. Nunesha tuzahura, nutsindwa birakureba. Mu ntambara turwana na Satani nta kimina, nta bwisungane, ni wowe wenyine, kuko uko Satani agutera ntabwo ari ko antera. Uko Satani arwanya umugabo siko arwanya umugore, uko arwanya abana siko arwanya ababyeyi. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese rero ku giti cye agomba kurwana na Satani kugeza Satani amuhunze. Nutegereza rero bya bindi njya numva abantu bazana ngo nuko nanjye munyibuke, ngo ye ngo nanjye mufashe. Ye bagufasha, ariko ni wowe uzi icyo urwana nacyo. Mukristo yageze muri mucisha bugufi ahura na Apoloni. Apoloni atangira kumuganiriza ashaka kugira ngo amubwire asubireyo. Cyambere yaramubajije, aramubaza ati se uravaho ukajya he? Ndaramubwira ati jewe ndavisimbukiro ndagisiyoni. Aramubaza ati none se kuri ingabo yanjye ishitse bimeze bite? Ndaramubwira ati umva nahoze ngukorera rwose, Imana idufashe. None arangije aramubwira ati ariko nabonye undi mwami, ubu ngubu ntabwo nkigukorera, nabonye undi mwami, Imana ishimwe. Apoloni ngo aramubaza ati none se wagaye ibihembo mbyongere? Undi aramubwira atoya si ibihembo nagaye, ati none nabyongera. Undi aramubwira atoya ndabizi neza yuko ibihembo utanga ni urupfu, Imana idufashe cyane. Apoloni aramubwira ati ariko se niba ari urupfu ubundi uriyahurira iki? N'ubundi muri iyi nzira ugiyemo irimo ibyago byinshi, kandi nyiri iyi nzira ntabwo ajya atabara abantu be vuba. Ariko jyewe haba mu buriganya cyangwa mu binyoma njya ngerageza gutabara abantu banjye, Imana idufashe cyane. Mukristo aramubwira ngo ibyo nari mbizi. Haleluya. Nari mbizi ko muri iyi nzira harimo ibyago, kandi nari mbizi ko umwami adatabara vuba, ariko namenye n'impamvu atajya atabara abantu be vuba ni ukugira ngo arebe urukundo bamukunda, Imana ishimwe. Kuba utinze aho utinze ntabwo ari urwango Imana ifite, si n'ubugome Imana ntibugira, ahubwo irimo iragenzura kuyikunda. Imana ihabwe icyubahiro. Rwana intambara nziza kugeza igihe umutima w'Imana ubona kuyikunda, Imana ihabwe icyubahiro. Niko byagendekeye Aburahamu. Imana imuhamagara ntabwo yarazi imyaka y'inzara azahura nayo, ntabwo yarazi ko azamara imyaka 25 atarabyara, ntabwo yarazi ko Imana izamubwira ngo najye gutamba Isaka, ariko ageze ku gicaniro azamuye inkota, Imana iramubwira ngo Aburahamu, haleluya, wigira icyo utwara umwana wawe, nabibonye urankunda, kandi urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, nzakugwiza Aburahamu, haleluya. Urubyaro rwawe rwagira umumaro, byaye abahungu bameze nkawe, najya mpora nishimye, Aburahamu nzakugwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ibigira ngo irebe kuyikunda. Paul nabona ko Mukristo yamaramaje ngo barasakirana ngo barwane. Cyambere ngo Mukristo abonye Apoloni ngo atambikije mu nzira, amubwiye ngo nturenga aha, yaramubwiye ngo Apoloni wirinde, ndi mu nzira y'umwami wanjye. Ariko ngo yibwira mu mutima ngo yumva ashaka gusubira inyuma. Hanyuma agitekereza gusubira inyuma ngo yibuka ko inyuma nta byuma bihari. Ngo arangije aravuga ati nimpindukira mbwira abantu bajya bahunga intambara, bahunga ibibazo, bagakora ibyaha kugira ngo barebe ko bakwikiza, uhaye urwaho umwanzi wawe kukurasa. Mukristo aravuga ngo rehenga ndwane kigabo kandi ndwane njye imbere. Imana ishimwe cyane. Ngo Apoloni amurasa utwambi, Mukristo araturanga, ariko amaze kuturanga ngo hagira n'utumukomeretsa. Umva ijambo ryanejeje, ngo abonye ko adakwiriye kurebera ngo akura inkota mu rwubati, haleluya, asingirana na Apoloni ngo bararwana. Muri iyo ntambara ngo nta wabasha kuyivuga keretse umuntu wayirebaga. Ngo wumvaga umutontomo wa Apoloni ukumva n'umuniho wa Mukristo. Ngo Apoloni ngo aramurwanya kugeza igihe ngo yamuteruye asa naho amukubise hasi, ngo amera nkaho agiye kumwica, ariko ngo kubw'imbabazi z'Imana, haleluya, haracyari imbabazi z'Imana. Komera, sifa kwa Mungu. Komera, haracyari imbabazi z'Imana. Ngo yara amaboko asingira inkota, ngo agisingira inkota isogota Apoloni, aramubwira ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka. Muyandi magambo ariho kumubwira ati ntago ndapfa, ndacyarwana, ndacyari mu ntambara, ndacyakomeje. Ngo aba nk'aba mukomerekeje uruguma rwica. Arongera kandi bwa kabiri ngo arongera aramusogota bwa kabiri, aramubwira ati ntitwirata amashuri, ntitwirata amafaranga, si bene wacu, ahubwo mu bibaho byose mu ntambara duhura nazo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana ihabwe icyubahiro. Apoloni ngo atanda amababa y'imbwa yiswa, ngo ntiyongeye kumubona mu nzira ye. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azagira gute? Azabaho. Hari impamvu zidutera kurwana na Satani.
hari impamvu zigomba kuturaza ishinga, hari impamvu, hari ibintu byacu Satani afite tugomba kumurwanya kugeza tubimwambuye. Imana yahimbazwe. Tumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo w'10, haravuga ngo umwanzi ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Iyi ni kamere ya Satani, ntibishoboka ko ashobora kwikizwa. Nta neza ya Satani, nutanamurwanya azakwiba, azakwica kandi azakurimbura. Ikintu cyagukiza amahitamo ahari namwe gusa nuko ugandukira Imana ukarwana na Satani kugeza aguhunze. Nataguhunga azaguhitana. Wambaza utese ubwo Satani yibye iki? Hari ibintu Satani yibye ni byinshi, ariko munyemerere mvuge byibura bitatu. Cyambere Satani yibye ibyishimo by'umuryango. Ibyishimo by'umuryango, imiryango myinshi baye itagira ibyishimo kubera ko Satani yabyibye. Imana idufashe. Bibiliya ivuga neza ko Imana yaremye ibintu byose ikajya igenda ivuga ngo ni byiza, ariko imaze kurema umuntu igarutse yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Yavuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Munsi Imana yazanaga umufasha kwa Adamu yanezerewe Imana aririmba indirimbo zishimwe. Uhereye uwo munsi umugore aba umunezero w'umugabo, umugabo aba umunezero w'umugore. Niyo mpamvu nta kintu kibaho gisimbura umugore mu mugabo cyangwa gisimbura umugabo mu mugore. Ntibikunda, kubera ko mu mugabo harimo umwanya w'umugore no mu mugore harimo umwanya w'umugabo. Nta kintu rero kijya kibisimbura. Niyo mpamvu umuntu avuka mu rugo rukize afite ibintu byose bikenewe, ariko yarangiza akarusohokamo akajya mu rukennye agiye gushaka umugabo cyangwa se umugore. Nta yindi mpamvu ibitera, nuko ibyishimo by'umugore nta hantu byaturuka uretse mu mugabo, ibyishimo by'umugabo nta handi byaturuka uretse mu mugore. Satani rero yinjira mu bagabo n'abagore bahagarara kuri kamere z'ibyaha. Niho hahandi usanga umugabo agenda akigira intare, umugore nawe akigira udakorwaho, barangiza ibyara urukundo bigahinduka urwango, bagasiduka bashihurana. Nyamara nta wagiye kurambagiza undi ashaka kuzamwica, nta n'uwagiye kurambagiza uwo yanga. Burya bashingiranywe bakundana, uzabarebe bose bagize ukwezi kwa buki. Ariko Satani ahagaze kuri kamere yawo, za kamere zirakura, umwe asigara higa undi, barangana, bagera ku rwego bumva batagishoboye kubana. Nyamara aba bantu batabana mu isi, mu ijuru bazabana. Ariko nubwo burya mugambiriye gutandukana cyangwa mwatandukanye, ibyishimo byawe bibitswe muri mugenzi wawe. Numutakaza rero ntabyo uzaba ukibonye, kuko aho biri nyine uzaba uhahunze. Nicyo gituma Satani abirwanya cyane, no kugira ngo abikwambure. Imana idufashe cyane. Ntago Satani yagarukiye aho rero, yagiye no mu muryango mugari. Usanga abantu bavukana ariko badakundana, umwe agahagarara ku cyo yapfuye n'undi. Kajya usanga umuntu aba i Kigali ariko atasura mwene wabo mu cyaro, ngo yaramuhemukiye, yaramaze. Wowe se ubwo wakoze iki? Undi umuntu arwanya Satani ntarwanya Satani wundi, arwanya Satani we. Iyo utsinze uwawe n'undi azarwanya we, kandi ntacyo bitwaye. Bibiliya ivuga ngo niba bishoboka kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Ni kurwawe ruhande, wirebe urw'abandi rwihorere, urwawe nurutsindamo Satani uzaba ugize neza. Sanga umubyeyi araharana umubyeyi ariko ntashobora, abana babavandimwe be yarabariye kandi bari imfubyi. Imana ibasiga kugira ngo bazabe ibyishimo byawe. Nujya ubarebamo abavandimwe bawe watakaje utagifite, ariko kubera ko Satani ari umwanzi w'ibyiza, yaraje agufata aguteza inda nini, urangije urya abana nabo bateza ubugome, baraguhunga, baragenda baba bagome hirya iriya, baraguhiga nawe urabahiga. Nyamara mwembi, umwe yari ibyishimo by'undi. Wagombaga kuba mukuru mu muryango, ukarebera abana, wamara kubareberera bakajya bakubonamo nyina babuze, bakabonamo nyirasenge babuze, bakabonamo se babuze, bakabonamo nyirarume babuze, bakabonamo se wabo utagihari. Imitima yabo, ibikomere byabo bikomorwa, ariko nawe wabisonzemo, ariko ntawakurenganya. Ni Satani waje arakwiba. Bari umunezero Imana yari yakubikiye, ariko kugeza uyu munsi warawivukije wowe ubwawe, kubera ko utigeze wemera kugandukira Imana. Ariko uyu munsi ni wemera kugandukira Imana, ukababarira abantu bose bakugiriye nabi, ukagira umwete wo kubashaka. Bya bintu Imana yabitse muri bo uzabibona.
ubu hari abana batazigera bamenya amateka y'imiryango yabo kuko bashwanye n'abari bakuru mu miryango aribo basigaye, barangije baragenda bajya kwihugenza, baragenda baba bonyine. Uzi kugira ngo umuntu abe ari kumwe na mushiki we aribo bonyine bavukana mu isi, narangiza umwe natura i Kanombe undi atuye Kimisagara, ntihagire uwasura undi ngo hari ibintu bashwaniye, ngo bashwaniye amasambu, ngo bashwaniye ubutungo, barangije barangana, umwe akabyara undi ntamugereho, yarwara undi akifuza ko yapfa, kandi baba mu rusengero. Ariko nta yindi mpamvu yabiteye. Satani yarabacunze arabiba, umunezero arawutwara. Burya Imana yari yabasize mwembi ngo umwe azabe nka se wundi, undi abe nka nyina, n'abajya bahura bajya bavuga ngo ibyo ari byo byose Imana yarakoze kudusigaza, umwe akamara undi umubabaro, abana nabo bakabona umuhana bajyamo. Ariko kubera inzangano Satani yabibye mu bantu, byatumye abantu basigara umuntu yigunze wenyine, ngo niwe wenyine, akagira bya binyarwanda byanyu ngo ari mama kani papa. Ariko siko Imana yari yagambiriye, yari yagusigiye abantu bo kukumara umubabaro. Ariko Satani agucunga usinziriye n'abara bakwiba. Ugeze mu itorero se nibura aho warahumetse, naho Satani ntigeze ahareka, naho yaraje arahiba. Uzi kugira ngo abantu bangana nkatwe, umuntu narwara mu bitaro ajya agaburirwa n'abantu atazi, kandi twese tubana mu rusengero. Korari igira umuntu abyare ntabone umuhemba. Mu bantu 60 babana harimo ababyeyi, harimo kandi bafite ubushobozi. Ariko impamvu yabiteye Satani yabibye wa munezero. Erega buriya nubwo wenda waba utagira n'abana, burya uhembye benshi bazakwita mama. Kandi ni ukuri pe, uzi kuba umuntu ukuze ariko ugakurira ubusa kugeza igihe wishyira ku biciro. Njya nibaza ababyeyi basaba bababwira bati uzambere umubyeyi ujye kunsabira umugeni, akamubwira tuzama 50,000, ungana na 50 koko, nyamara agaciro kawe ntago kagurwa. Wagombye kuba ufite abana warabyariye hagari, kuko Imana yari yaraguhaye uburyo bwo kubyara. Imana itugire neza. Ariko ibyo byose Satani yaraje arabyiba, abantu basigaye buri wese yihagazeho wenyine. We wenyine ntiwakwishobora. Abantu bari hariya buri, umunezero wanjye ubitswe muri mwe, kandi umunezero wanyu ubitswe muri jyewe, kandi n'inshingano zanjye kubashakamo umunezero wanjye Imana yababitsemo, namwe n'inshingano zanyu kushakamo umunezero wanyu Imana yambitsemo. Nibitaba ibyo rero umuntu nyine azajya agenda yirwanaho. Satani rero yibye umunezero w'umuryango. Cya kabiri Satani yibye ejo hazaza, abyita iterambere, abyita ibigezweho, abyita uburenganzira. Ariko icyo yakoraga yari akizi. Kubera rero abantu badamaraye, bibagirwa kumenya ko Satani we azi biri imbere byanyu, umunezero mwagira muramutse mugezeyo amahoro. Asanga urubyiruko aruteza ubusambanyi, abakobwa barasambana, babaho nabo ubwabo batifitiye icyizere, baba mu buzima bwishidikanya, uko imbaraga z'umutima ntizishobora gusobanura ibyo bari byo. Hanyuma rero ibyo muhisha ntabihishwe iteka, uzarambagizwa byo ntuzabyanga. Hanyuma nurangiza ushingirwe, tubasengere tubasabira umugisha. Ariko uwo dushingiye si ugiye, uwashingiwe n'ugiye ni babiri. Dushingiye umukobwa ariko hagiye umugore. Nugerayo rero ntawe uzashobora gusobanura nyine imbaraga z'umutima wawe, ibyo utasobanuye kare ntabwo uzashobora kubisobanura ugezeyo. Bazakubaza uwakugize umugore, ariko si ubwo ubundi uzavuga nde ko ari benshi. Hanyuma rero kikubera ikibazo. Ubwo rero abagabo bose bazaba abagabo bawe. Abantu nibagusura banezerewe, bishimiye ko Imana yagutabaruye amahoro, nibagera iwawe nibataha usigara urwana n'umugabo wawe kubera ikibazo wananiwe gusobanura. Hanyuma nujya ku isoko ugatinda, bazakubaza ko watinze mu bagabo kandi wari wagiye kugura ibirayi. Nujya ku kazi naho ugatindayo, bizaba ibibazo. Nujya kuri telefone ugaseka uvuganye n'umuntu mwiganye cyangwa mwasenganye igihe kimwe, hanyuma nuseka apfa kuba ari umugabo, azitwa umugabo wawe. Wumva ubwo buzima uzabamo iminsi ngahe? Icyo Satani yakoze yari akizi. Niyo mpamvu ukwiriye kugandukira Imana, niwo muti wonyine ukagandukira Imana ukamenya uri. Ubundi abantu mpamvu mubona abantu batagitanga ubuhamya, baba bashaka kwerekana ko ari beza. Ariko iyo ugaragaje ko uri mwiza cyangwa wahoze uri mwiza, uba ugaragaje ko nta murimo Yesu yakoze. Hanyuma rero twebwe iyo tukwegereye tuza kugushakaho bwa bwiza watweretse. Iyo tukugezeho rero dusanga ufite ububi wahoranye utigeze utubwira. Ariko mwakwemeye ko twari babi. Utuvuza abakobwa basore se, ubu hari abateranira hano amezi 3,
andi 3 bakazayamara ku Kacyiru, ayandi bakayamara mu Gatsata barimo bahisha ahantu baba. Kubera iyihe mpamvu? Abakurikiwe n'abakobwa bateye inda badashaka kwemera. Ubu uyu muntu azarambagiza ashingirirwe mu ruhe rusengero se? Kandi imbaraga z'umutima afite ntizishobora kwemera ko abo bana arabe. None ubwo azabigenza ate? Icyo Satani yakoze rero yarakizi. Hanyuma rero wibwira ko wari ubuzima nyine ibyago byawe bwagushiriyeho ugifite iminsi yo kubaho. None bizagenda bite? Biragusaba rero umuti suwundi. Nuko wemera ukagandukira Imana, ukisobanura uriwe, ukamenyekana ko wari umunyabyaha, ariko ukemera ko Yesu akubabarira akagukiza ibyaha. Hanyuma wa mbere n'uwanyuma bagatandukana. Bibiliya iravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Icyakora ingaruka z'ibyo wakoze zo uzabana nazo, ariko byibura warisobanuye. Icya gatatu Satani yibye amasezerano. Abakristo baba mu nsengero baririmba amasezerano ariko atakibabereye, amasezerano atakiri ayabo. Kubera iyihe mpamvu? Ndabizi neza mwasomye Bibiliya, buhara bahita bambwira batari ko se wowe uravuga ko amasezerano Satani yayibye ko amasezerano arinzwe n'Imana. Imana irinze ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Icyitonderwa, ibiri mu biganza by'Imana byose ntabwo biri mu biganza byawe. Kandi byari bikwiye ko bya bindi biva mu biganza by'Imana bikaza mu biganza byawe. None ubwo bitari mu biganza byawe urumva udahomba? Kandi kugira ngo uzabigereho bive mu biganza by'Imana ko ari uko wari uriwe ubihabwa. Icyo Satani yakoze rero, yafashe abantu bavana mu masezerano. Abo rero ni abakandida bo gukorwa n'isoni. Uti byagenze bite rero? Abantu basenze Imana, Imana ibahamagara ari abakene, basenga Imana ibaha impano mbere yo kubaha ibindi, hanyuma ibaha n'amasezerano yo gushyigikira za mpano zabo. Bukeye babona ibyo kurya, babona imyambaro, baba basirimu. Bamaze kuba abasirimu, basanga ikinyejana cyo kuba mu rusengero ntikikiriho, basanga amasengesho ntakibareba, ibyo gusoma Bibiliya ntago bikiriho, ahubwo nabo baba bafana ngo nibyo bigezweho. Baragenda babafana ba Arsenal, abandi babafana ba Liverpool, abandi baba ba Rayon n'ADEPR. Hanyuma baragenda imitima yabo irarukira mu mupira, barangije amaso yabo agahora kurekara, ntiwamenya, abana ntibakibitayeho, ibintu byose ntacyo bagikora. Bya bintu byari bibatunze, rya jambo ry'Imana ryababagamo, bimwe bafashishaga abandi birarangira bibashiramo. Ubu butumwa bafite n'ubwa Arsenal iri bukine, n'ubwa Liverpool, n'ubwa Ronaldinho, n'ibyo barimo babwiriza, n'ibyo bafite mu mitima yabo. Mbese mbabaze koko, wafata amasezerano Imana yari yarahaye abavuga butumwa bwiza, warangiza ukajya kuyasohoreza abafana? Abafana rero nimugire kuraje nyine mufane, ariko niba hariho amasezerano y'abafana niyo azabasohoreraho, ariko amasezerano Imana yahaye abavuga butumwa yo muyahebe. Erega ntago Satani akoresha ibintu bikomeye, akoresha ibintu bisa n'ibigezweho, akoresha ibintu bisa n'ibiri kuri 6 rimwe na rimwe bikorwa n'abantu bona bitwa ko basobanutse. Abandi rero yinjiye mu bari abahanuzi, bari barahawe impano zo guhanura, bakabwira abantu ibyenda kubaho, bakababwira iby'ubutumwa bwiza n'ibibahumuriza. Barangije rero nabo babishira ku biro, batangira kujya bahanurira ababahaye amafaranga. Ubwo aho amafaranga atari ntago Imana yabihagera. Hanyuma barangije rero bababeskoro, batangira guhanurira indaya ko Imana ziteye inkunga, ibisambo ko Imana bizamuye. Mbese koko mwasomye Bibiliya, mwigeze mubona inkunga Imana yahaye indaya? Mwigeze mubona inkunga Imana yahaye ibisambo? Mwigeze mubona inkunga Imana yahaye abicanyi? Ntayo, keretse ko bategerezanya ubwoba umujinya uzarya abanzi b'Imana, keretse nibagirirwa ubuntu bakihana. Hanyuma rero ntago Imana izafata amasezerano yari yahaye abahanuzi yatumaga ngo nirangiza ijye kuyasohoreza abeskoro. Ntago bishoboka. Hari abantu babaga mu nzu y'Imana baririra umurimo w'Imana, umutima yabo yarizwaga n'abarimbuka. Uyu munsi babivuyemo, Satani arabavunjira,
abahamazimwe basigaye bashyushya inkuru, nibo bamenya ibitagenda bakabyamamaza. Mubabaro wabashizemo nabo basigaye bagenda bavuza impundu ko bamwe baguye mu byaha. Hanyuma rero mwabashyushya nkuru mwe, niba muhari, niba usigaye uri umushyushya nkuru, wari umunyamasengesho, ya masezerano Imana yaguhaye usenga ntabwo agisohoye, tegereza y'abashyushya inkuru. Murumva Satani ataratwibye? Kandi iyo turi mu rusengero tweze tukavuga ngo nindi Imana yavuzeho, turambura amaboko ko twese yatuvuzeho. Yego yatuvuzeho, ariko ibyo yatuvuzeho, ibyo twibwira ko yatuvuzeho n'ibindi yatuvuzeho birahabanye. Ko niba hari ingororano z'abesikoro, ubwo nizo zitureba, kandi koko Imana yarazivuze. Reka ne gutindaho. Reka mbaho urugero kugira ngo mubyumve neza. Tubanye iminsi abantu b'Inyarugenge, ndumva tumaze kuba inshuti, ariko umutekereje mukavuga muti tuzajya gusura mwarimu, hanyuma mugatekereza uko muzaza. Mu muco w'Abanyarwanda nta bantu 2, 3, 4, 5 bashobora kujya gusura umuntu gusa ngo bagende gutyo. Ntabwo ari byiza, ntago biba ari byo. Mukabyemeranya rero mukavuga muti turaje, hanyuma mwaza mukageraho nabaga mugasanga sinkihaba. Harya ibyo mwaba muzanye mwabihasiga kuko hari iwanjye, mwabihaho umusanze, mwabigeza mute? None se muragira ngo Imana yo izaza n'amasezerano yari yarabahaye yahabasanze, cyangwa izazi yahe inzu gusa? Imana ifite umubabaro uko yapfushije. Yagira ngo mbabaze, ufite umwana ukamusezeranira kuzamurihira minerivare ajya kwiga muri Amerika, yarangiza agapfa, wayirihira umurambo? Imana yarapfushije. Abahanuzi barapfuye, babesikoro, abavuga butumwa babafana, abandi baragenda kurikije ibyo babaye, byo ntashobora kuvugira aha byose. None mbabaze, murumva Imana idafite umubabaro? Satani rero yarafashe abantu arabica, maze kubica ibyari amasezerano namwe murumva ko byarangiriye mu nzira. Kandi basigaye baririmba, inzu zabo zirahari, amasura turayabona, ariko isura Imana yatubonagamo ntayigihari. Satani rero yibye amasezerano. Intwaro ya Satani yakoresheje ni intwaro imwe, intwaro yitwa uburiganya. Nditswe mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6, aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndagira ngo nihute, Satani yakoresheje rero mu buriganya bwe, dore uko yabigenje. Yafashe ibintu atashobora gukora arabyiyitirira, agira n'abahanuzi babihanura bakemeza ko ari abadayimoni, nyamara ntabwo ari bo. Munyumve neza, aba bantu cyangwa se ibi bintu Satani yavuze ntabwo yabishobora, ntabyo yabasha. Imana niyo ibikora, ntabwo Satani yabishobora. Ahubwo yafashe ibyo ashoboye gukora no gukoresha abantu, arangije arabihisha, ntabwo ajya yemera ko ari we. Hanyuma abantu bakabikora rero atari byo bagakwiye gukora, hanyuma bakajya kurwanya bya bindi nyamara atari byo bari bakwiye kurwanya. Ikintu cya mbere Satani yiyitirira, kandi abantu bakakimaraho umwanya basenga basaba Imana ngo ikibakize ni urupfu. Satani ntiyashobora gutandukanya umwuka n'umubiri, ntiyabibasha. Cyakora yakwica umuntu ahagaze, nka wa muntu twahoze tuvuga. None se ubwo abo bana batawe bagira ababyeyi? Ababyeyi se ntibahari? Ubareba wagira ngo barahari, ariko bo ubwabo ntabo bafite n'imfubyi. Hanyuma rero urupfu rwo nimushaka amasengesho yarwo muyasoze ntago ruzavaho. Umuntu wavutse wese arapfa. Bone na Lazaro Yesu yazuye mwaramubonye arahari? Yarapfuye. Tabita aracyahari? Yarapfuye. Ubwo Yesu yazuye umuntu akongera agapfa, nawe uzapfa. Uwavutse wese azagira gute? Azapfa.
kandi nta utazapfa ntacyo wakora ngo we gupfa. Nutunga byinshi uzapfa, nutunga bikeya uzapfa, niwiga cyane uzapfa, nutaniga uzapfa, nuba wariye neza nabwo uzapfa, nunarya nabi uzapfa, ye ubyibuha uzapfa, unanuka uzapfa, abantu bagukomera amashyi uzapfa, niba nagusuzugura uzapfa. Ubwo rero kwirirwa utinya urupfu urata umwanya niho hahandi hawe uzapfa, ahubwo uzapfa uruhe? Ntabwo ari abadayimoni rero, Imana niyo yica. Muntu Imana itishe ntapfa, uwitakijije ntakira. Kandi nta masengesho mwasenga ngo abantu be gupfa. Byo rero mumenye ko atari umurimo wa Satani, mutuze imitima. Ubwoba bwo gutinya abadayimoni nibushire, ntacyo bazadutwara. Iyo baba dufiteho ubushobozi baba baratwije tukiri batoya, ubu ntibakibibashije. Iminsi yacu yo kubaho, haleluya, iminsi yacu yategetswe n'Imana, n'umubare w'amezi yacu utegekwa nayo. Nurangira tuzapfa, kandi Imana ishimwe ko twumvise n'ubutumwa bwiza, tuzapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Icya kabiri ni ugukena. Abantu bajya bavuga ngo abadayimoni b'ubukene, nkumva ngo barabanabirukanye, kandi ntibagende. Ntago ubukene ari abadayimoni. Iyo aba bari abadayimoni, kujya mu ijuru byazabagora, kuko umuntu wese uraha afite ibintu akennye. Umuntu wese uraha afite ibintu akennye. Ubwo rero mwaba murwaye abadayimoni, kandi abantu barwaye abadayimoni ntibazajya mu ijuru. Nta badayimoni b'ubukene bahari. Ubukene ni igihembwe Imana ishyiramo abantu. Icya gatatu, jya numva abantu basenga ngo barirukana igisuzuguriro. Ntago igisuzuguriro bakirukana, baracihanganira, iminsi yacyo yarangira kikagenda. Kubera ko niba Imana icisha abantu bugufiya, nta muntu uciye bugufi batera intebe y'icyubahiro. Iyo Imana igucishije bugufi rero, n'abagusuzugura baraza kuko ubusuzuguritse. Ariko si abadayimoni babiteye, ni igihembwe Imana yagushyizemo kige neza, nugitsinda uzimuka ujye mu kindi. Nabivuga byinshi, ariko Imana niyo yica igakiza, niyo ikenesha igakenura. Bibiliya iravuga ngo Imana ishyira n'ikuzimu. Iyo Imana yagushyize ikuzimu, ntuzategereza abagukomera amashyi. Nta bazakubona, n'abakuramutsa bazaba bake. Uvuga ngo ntibagutumiye mu bukwe, uzajya uza. Tariki yabwo ubuyizi n'isaha baba barabitangaje mu rusengero. Ujye uza mu bukwe, wishimire ko abantu bakoze ubukwe, ko bwagenze neza, uha Imana icyubahiro. Naho ibya invitation nta wikorera imbabazi, bayikora bashaka bo bazabaha amafaranga. Iyo rero invitation y'ubuntu hariyo mwabonyera, none we ntushobora no kugarura ya mafaranga, none urashaka guha invitation y'iki? Ntago bashobora kuyiguha. Tuza umutima, urya ibyo wabonye, uryamusinzire, usenge Imana, utsinde Satani, umutima wawe unezerwe, wirukana ishyari. Imana iduha umugisha, haleluya. Twanye Satani umutsinde. Mana nikuvanayo bazazikwandikira nazo zikugerageze. Abazaguhobera imbavu zishyuhe, abashyitsi uzabatekera babe benshi. Turashima Imana ko imenya aho abashyitsi bagomba kujya n'aho batagomba kujya. None se wowe aho uba nta muntu wahagusura rwose. Imana rero yabonye bazakuvuga amagambo akaguca mu rusengero, ibirebye iravuga iti reka mbe mbakubikiye, humura bazaza. Ariko ibaye bakubikiye, ubwo ibaye bakubikiye rero, igihe nikigera bazaza, umutima wawe nutuze. Hanyuma rero wowe wishimira Imana, unezerwe, utsinde Satani. Igihe nikigera uzababona rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero ugomba gutsinda Satani. Icyo Imana yanze ni iki ngiki, nuko abantu bakorera ibyaha mu mirimo yabo. Ugasanga umuntu ni umukene ariko agira n'ishyari. Ugasanga umuntu ni umukene n'umwesikoro. Iyo niyo mirimo ya Satani ndimo mvuga. Ugasanga umuntu arasambana kandi anakennye, acishijwe bugufi ariko aranasambana. Ngewe mu minsi maze mu rusengero, mbona ibyifuza abantu bampa atari byo bakagombye kumpa. Umuntu akazababwira ngo sengera, ngo ubu ngubu rwose ngo ubukene bwanyishe, ngo dayimoni w'ubukene yaranteye. Wabanje ukambwira uti sengera, nibura dayimoni w'ishyari yaranteye. Wari ukwiye kwiriza ubusa wirukana ishyari, wari ukwiye kwiriza ubusa wirukana urwango, wari ukwiye kwiriza ubusa wirukana amahane n'amatiku ugira. None uririrwa wirukana ubukene, bugutwaye iki? Ibyo rero nibyo Satani yagiye akora.
aragenda afata abantu, abagira abanyeshari, abagira abanyabinyoma, abagira besikoro, abagira indaya, abagira abanyamahane, abagira abantu bafite inzangano. Hanyuma barangije ibyo ngibyo arabibahisha ko ari imirimo ye, ababesha ko yica, ababesha ko atera ubukene. Ubundi atera ubukene hari ibishyimbo yaremye, hari ibirayi yaremye. Satani hari ibiragira akoreramo kugira ngo azakwirukanemo. Ubundi Satani agira iki? Ko ari ibintu mu mutwerera. Ntacyo Satani agira, ibyiza byose biba mu kuboko kw'Imana yacu. Haleluya! Imana niyigira abakiriya, burya ntibazakubeshe. Nubona bataje n'Imana yanze kubazana. Nitabazana rero ujye ubanza umenye impamvu bataje, nurebe niba ari ibigeragezo ugeragezwa, urebe niba se hari n'ibyo wagoretse byazanye umuvumo, hanyuma nurangiza ujye kwiyunga n'Imana. Imana niyo ibikora byose. Kugira ngo rero soze, reka mbabwire rero uko bikwiye kugenda kugira ngo bya bintu byacu Satani yatwibye bigaruke. Ushobora kumbaza, ese koko buriya ibyishimo byo mu muryango byagaruka? Yego, nugandukira Imana karwana Satani azahunga. Namara guhunga bya bintu yakwibye azabisiga, nawe ubimwambura ubisubirane. Ushobora kumbaza, utese ubwo n'ubusugi bwagaruka? Oya, ariko uzisobanura, menyekana uwo wari we kera n'uriwe none, hanyuma uzakujyana azaba azuriwe. Ntabwo azigera kubaza uko byagenze. Uzamubwira uko wari uri imbere, hanyuma nyuma yo kwisobanura uko wari uri imbere umubwire ngo ariko mpuye na Yesu, haleluya, yarankijije, yambabariye ibyaha. Nashaka azakureke, uzabona undi uzakujyana ukuri. Iyo utavuze uriwe bagasanga uriwe, uwo wavuze atari uriwe, uba usanze ufite ibibazo. Hanyuma rero kandi n'amasezerano yagaruka rero gute? Biradusaba ko twemera tukagandukira Imana, tugashyiramo imbaraga, tugashyiramo umwete, tukarwanya Satani. Namara kuduhunga ibyo yari yatwibye byose tuzabigarura. Sifa kwa Mungu. Niko byagendekeye Dawidi mu gitabo cya mbere cya Samweli mu bice 30. Igihe kimwe Dawidi murabizi ko yahuye n'intambara zikomeye, Sawuli akamuhiga, aza kumuhunga ajya i Bufilisitiya, bamuha ahantu hitwa Isikuragi, arahaba n'abagaragu be. Ariko igihe kigeze, mwami w'Abafilisitiya afata icyemezo cyo gutera Abisiraheli. Muri icyo gihe rero yashaka gutera Abisiraheli, Dawidi nawe nyine nk'uhatswe yafashe icyemezo nyine cyo gutabara shebuja. Ariko ageze mu ngabo, ngo abatware b'Abafilisitiya baramwanga. Bamaze kumwanga baramwirukana ngo asubire mu gikingi ciwe, ko bari bamuketse ko yaba umugambanyi, yagerayo akica Abafilisitiya. Kandi simpamya ko Dawidi atari bubikore. Ngewe simpamya ko Dawidi atari bubikore. Ntago yari kubona batemye Abisiraheli 3 ngo Dawidi ahagarare rwose. Ntago yari butera Abisiraheli, ntago yari kubishobora, kuko iyo abibari uzabikora aba yarabikoze mbere. Hanyuma rero bamuketse, baravuga bati nimumusubizeyo agende, kuko yakwiyunga na shebuja, ariko impongano yo kwiyunga yaba ibihanga by'Abafilisitiya. Bamusubizayo rero. Hanyuma rero ngo agiye Isikuragi, asanga abamareki baciye ruhinga nyuma, baraza basanga umudugudu wiwe, banyaga abagore be, banyaga abana, banyaga amatungo, umudugudu barawutwika. Bahageze ngo bararira, abagabo ngo baraboroga, abagabo ngo baraboroga. Mbese ni nk'abarokore b'iki gihe baraboroga we. Ariko muziki ibintu muborogera bidashobora guhinduka. Hari ibintu bitazahinduka rwose. Ntabwo muzongera kubona amashuri muri 100, ntabwo muzongera kubona ibirayi bya 50, ntabyo muzabona. Nta hantu muzongera kubona amazu mukodesha 10,000, ntabwo bihari. Muranyumva neza? Mujye mureba nawe uko ikinyejana kimeze. Ubwiyongere bw'abaturage ni bwinshi, kandi aho kubaka si hanini, ubwo mugomba rero kubimenya. Muranyumva ariko? Muborogo rero mubureke. Hari ibintu muborogera bidashoboka. Atari uko Imana itabishobora, ariko nta n'impamvu zo kubikora. Ngo baraboroga, bageze aho ngo barahogora. Muzahogora, nimukomeza kuboroga muzahogora. Mutarahogora reka mbagira inama, nimugandukira Imana. Haleluya! Murwanye Satani, naho ibindi byo nta kintu. Ngo bamaze kuboroga rero, mu borogo bashizemo ngo barahogora. Burya rero umuntu akiboroga bagikanyakanya, ubu muracyakanyakanya ubwo muzahogora. Bamaze guhogora, abagabo barahogora
ntago ari abana n'abagore n'abagabo ngo bahogoye ngo bakajya bareba Dawidi ngo nk'abenda kumwica kumutera amabuye. Dawidi ngo arangije yikomeza kuwiteka. Haleluya. Ngo yikomeje kuwiteka hamagara Abiyatari, aramubwira ati Abiyatari nzanire efode. Ngo arayimuzanira abaza Uwiteka, aravuga ati Uwiteka nkurikiriza ingabo nzazishyikira. Murumva Dawidi yarasenze nkatwe? Twebwe turashaka kwicara mu biro byacu tukarya tukanywa, ubundi tugatuma Imana genda Mana genda ubitugarurire. Ntabyo izabagarurira. Nimuhaguruke mujye kubishaka, nimutajyayo ntago bizaza. Bibiliya ivuga ngo Dawidi arahaguruka. Imana yari yamubwiye ngo Dawidi we zikurikire uzazishikira kandi uzagarura byose. Imana ishimwe. Wasanga Imana yaragiye ikazihagarara imbere ikazihagarika aho zigeze kugeza igihe Dawidi azazishyikirira. Imana izagutera inkunga, ariko izayigutera nawe wemeye ugahaguruka ukava mu byurimo. Abantu bajya bansetsa rwose, ugasanga umuntu niwe ufite ibibazo ngo agahamagara undi muntu ngawe ngo ugende usengere, ngo wowe usigara urya, we yiyirize ngo ajye kugusengera. Dawidi rero ngo arangije arazikurikira, aragenda n'ingabo ze 600. Bibiliya ivuga ngo bageze ku mugezi witwa Besori, ngo barangije 200 barahasigara kuko bari bananiwe. Hanyuma ajyana na 400 basanga umunyegiputa mu nzira, shebuja yari yataye. Baramubaza baturi mwene nde? Ati ndi umuhungu w'umunyegiputa nkaba umugaragu w'Umwamaleki, twari twateye Isikuragi turahatwika turahanyaga, ariko databuja yantaye ahangaha kubera ko nari ndwaye. Ngo amaze rero kwamuta, Dawidi ngo yari yamugaburiye, amaze kumugaburira amazi ati none se wangeza muri izo ngabo? Ndaramubwira ati nazi kugezaho, ariko nundahira ko utampa databuja. Ngo aragenda rero Dawidi mu rukerera ngo yarasatse muri izo ngabo, ngo zari zirimo zishimira iminyago, arwana nazo ngo arazitikiza. Abahungu 400 ngo binagura ku ngamiya barahunga. Bibiliya iravuga ngo Dawidi agarura ibintu byose, hanyuma ngo nta kintu na kimwe yigeze akena, cyaba gito cyangwa ikinini. Nawe rero kugira ngo bigaruke si ibindi, inzira ngiyi uragandukira Imana, urwanye Satani nawe agire gute aguhunga. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana. Rero uri hano muri iri teraniro umvise amagambo y'Imana, kandi nawe ufashe icyemezo, menya ububi bwa Satani. Urumva ushaka gufata icyemezo cyiza, warangiza ukavuga ngo nanjye ndumva nkwiye kuba mu ngabo za Yesu, ndumva nkwiye kugandukira Imana, nanjye nkarwanya Satani wangiriye nabi kugeza mutsinze nkagarura ibyanjye. Intambwe ya mbere nuko wemera ukihana. Haleluya. Wamara kwihana ukemerera Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo rero urabihamisha kurambura ikiganza imbere y'Imana, kabwira Yesu uti ndakwemereye, nguko ukondi, nguko ukomeze, ndakwemereye, ndumva nkugandukiye, ndumva mfashe icyemezo cyo kukuyoboka, nanjye ndabihamije imbere y'abantu bangana batya. Zamura ikiganza cyawe rero tugusengera Imana, bwire Yesu mubwire ngo ndakugandukiye kandi mpagurukijwe no kukuyoboka uhereye none, kugira ngo nanjye mbashe gutsinda Satani. Imana ibaho umugisha. Nibande rero ngo bazamura ibiganza byabo tubasengera Imana, kandi aba barazana n'abandi bantu bahoze bagandukira Imana, bamaze kuyigandukira, igihe kiza kugera Satani arabaganiriza. Maze kubaganiriza bemera gusubira inyuma. Abandi barahanyanyaje mu biganiro ntibatsindwa, ariko bageze mu ntambara Satani arabarwanya arabatsinda. Amaze kubatsinda banyaga ibyabo byose. Nawe niba uri muri iri teraniro, nawe zamura ikiganza cyawe dusengana Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana. We wumva ushaka kugandukira Imana, urazamura ikiganza cyawe dusenge. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane mwene data, uzamuye ikiganza. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Haguruka nawe. Imana iguha umugisha mushiki wacu. Yesu abamugisha. Nimuhaguruke mutere intambwe muze hano tubasengera Imana. Nimuze hano ntacyo bitwaye. Nabandi kandi nawe ngwino. Wikwirirwa gutekereza kurwana na Satani ni kubwawe wenyine. Uriya mubyeyi afite umwana, nimumwegere mumufashe kugira ngo atambukaze nawe tumusengera Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Imana ibaho umugisha. Naba babiri bonyine bumva bashaka guhunga Satani bagandukiye Imana, naba bonyine.
naba bonyine. We Satani ntiyakwibye, hari umunezero w'umutima ugira, hari amahoro y'umutima ugira, imibereho yawe ifite umunezero. Mbese ntabwo Satani yagucunze akaba yarakwambuye ibyajyaga kukunezeza. Nta yindi nzira byacamo keretse kwemerera Yesu akakuyobora, ukemera kumuyoboka kandi ukemera kugengwa nawe. Nta kundi rero byagenda, urabyemera imbere y'Imana. Uze hano tugufashe gusenga Imana, hanyuma muri uko gusenga Imana, Imana ikubohore, igukiza ibyo byago, nurangiza nawe mu mugabane w'abarwanira gukiranuka. Imana ibahe umugisha. Tugere gusenga Imana, dusengera ababene data bafashe icyemezo, hanyuma nawe niba uri mu iteraniro ariko wumva waza, ntago twihuse ngwino nawe tugusengera Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka n'ubundi duhe pastor umwanya adufashe gusenga Imana, asengera ababene data n'abandi bumva basengerwa. Namwe murahagara mu mwanya wanyu, dufatikanye gusenga. Yesu abahe umugisha. Hanyuma kugira ngo tuze gukoresha igihe cyacu neza, abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo bahe Yesu ikaze mu buzima bwabo, hanyuma Yesu nyine abafashe kurwana na n'uwo Satani, baraza bapfukame hano bakire Yesu nk'uko abangaba nabo babikoze. Ariko niba hari umuntu uri mu iteraniro akavuga ati Satani hari ikintu yanyibye, twabonye ko yiba, arica kandi akarimbura, siko twabibonye, kandi abikora mu buriganya bukomeye buhanitse. Niba wumva hari ikintu wabwira Imana ngo Mana kino kintu Satani yarakibye, ndashaka kukigarura, ukamera nka Dawidi ukagikurikira ukakigarura. No gusenga ni intwaro yo kurwanya Satani. Tugiye gusenga, niba uhari wowe urahaguruka ahantu uri. Icyo ni ikindi cyiciro cy'abantu kugira ngo dusengere rimwe byose tubirangirize rimwe. Hanyuma ahantu uri ushobora kuvuga ati ndashaka kugira ngo Imana impereze ubushake bwo kurwanya Satani, Imana impereze imbaraga zo kurwanya Satani, kandi isezerano twahawe nitumurwanya tuzamunesha. Nawe niba ukeneye imbaraga zo kurwanya Satani, niba ukeneye ubushake bwo kurwanya Satani, urahaguruka aho uri, ibi byifuzo tubisengere rimwe byose hamwe. Nta muntu ushaka kurwanya Satani ahari mu iteraniro, nta muntu ushaka izo mbaraga, nta muntu ushaka ubwo bushake. Nta kintu ubona Satani yaba yaragutwaye ngo ukimunyage, wewe nawe ndamukurikiranye mwaka mu izina rya Yesu. Kurira wicaye ahantu hamwe nta kintu byagufasha. Tugiye gusenga ni intwaro y'umwuka, ariko tunamukurikire, dufate ingamba, tuzisengere, Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Satani arabeshya, Satani numuriganya, bya binda kubwirira kubeshya. Ibintu bizima bigufitiye umumaro n'iby'Imana ikubwira. Reka dusengere abangaba bose bapfukamye, natwe mu iterano dusenge muri rusange. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje kubera kuri Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye utanga Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu waravuze ngo uhagaze ku rugi urakomanga, kugira ngo umuntu wese niyumva ijwi ryawe agakingura, uzinjire musangire. Abadore bapfukamye imbere yawe, amaraso yawe nabakureho ibyaha byose, amaraso yawe nabakureho urubanza rw'ibyaha, amaraso yawe nabakureho imbaraga z'ibyaha. Yesu injira muri bo, umwami w'ubuzima bwabo, utangire ubategeke, utangire ubayobore, ubafashe bakuyoboke, ugenga ubuzima bwabo kandi babikwemerere mu izina ryawe Yesu Kristo. Dusengera iteraniro ryose, ubwoko bwawe burahagaze. Mwami Mana yanjye, dore aho batunze intoki, aho Satani yabanyaze akagira ibyo batwara. Hari abo yatwaye impano, hari abo yatwaye ubuhanuzi, hari abo yatwaye kurota, hari abo yatwaye kwerekwa, hari abo yatwaye kwihana, hari abo yatwaye kwatura, hari abo yatwaye kuvuga ubutumwa. Ibihe byo gusenga, byo gusoma ijambo ryawe, ibihe byo guterana, hari abo yabinyaze arangije arabitwara. Yatwaye abakobwa, yatwaye abagabo, yatwaye abagore. Abo turabagaruje, tugaruje izo mpano, tugaruje ibyo bihe mu izina rya Yesu. Dusabye ubwenge bwo gukurikirana ibyacu, dusabye imbaraga, dusabye ubushake buva kuri wowe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo niturwanya Satani ngo azaduhunga, nitukwegera uzatwegera. Duha imbaraga tukwegere, duha imbaraga turwanye Satani nawe azaduhunga. Tugaruje ibihe byacu byo gusenga no gusoma ijambo ryawe, tugaruje impano zawe, cyubahiro cy'itorero, kwera kw'itorero, imbaraga z'itorero turazigaruje mu izina rya Yesu. Imbaraga z'u Rwanda, Mwami Imana yanjye, cyubahiro cy'u Rwanda, urukundo mu itorero no mu bantu bakuzi, turabigaruje mu izina rya Yesu. Dusabye umugisha wawe. Urakoze Mana, turagushimye. Komeza ufashe buri muntu wese kurwana intambara nziza. Muri byatubwiye ngo turwane intambara nziza yo kurwanya
turwanya satani, kandi Kristo ngo ni imbaraga zacu. Yesu ubera imbaraga aba bapfukamye, ubera imbaraga abadamu, ubera imbaraga abagabo, abo satani ari kuriganya ingo, turongeye turazubatse mu izina ryawe Kristo. Ijambo ryawe ritubwira ko imbaraga zakuzuye Kristo zikorera mu itorero. Muri izo mbaraga twongeye kubaka ingo satani yarimo gusenya, turamwirukanye muri izo ngo, twirukanye nk'abadayimoni, ni umwishiha n'umwiryane, twirukanye ishyari, twirukanye amahane, twirukanye uburakari, twirukanye ubusambanyi, twirukanye ubuhehesi, imbaraga z'umwijima tuzirukanye mu byacu mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubwami bwawe no gukora kwawe n'icyubahiro cyawe. Akira aya mashyi, akira izi mpundu kubera ibyo ukoze muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo, amen.